Mwongeye kwirirwa abakunzi Banana Training TV aho muherereye hose mu Rwanda, i Burundi, Tanzania, Congo, muri rusange ahantu hose mukomeza kora subscribe, turabashimiye cyane. Uyu munsi rero nagarukanye na Habyara hano. Habya amakuru yawe? Neza. Tubwira hano waburiye. Naburiye Amerika bro. Ndabona warabaye boss, dore urasa neza. Ntago ndi boss, kurara hanze ndi boss. Ariko byibura usigaye usa neza. Sigande neza. Gende gusangira inyanya n'inyoni ndi kurara hanze. Icyo narishatse kuvuga, urasa neza rwose, wambaye neza. Kurara hanze si hari kurara hanze ndabicu byamarira ngo twaraje dusanga ngo wagiye kwa muganga ngo bari bagukubise. Byari byagenze gute? Wamusaze yagubise icyuma. Umusazi wese uramuzi sebukuru we bari bagukubitiye iki? Mwe mwapfuye iki? Nugikobana nanjye ngikobana ndakifite. Yakubise icyuma? Nicaye kuri kiti kuri sogokeya. Sogokeya. Noneho yarakumbe yari yibetse kino cyuma tubakinisha ga football kino akibika agifite hano mu koti. Jere ndagura n'imbizi hari haramukona no twari turi kumbe ndonzi ko afite icyo cyuma yuse ngandunguye amakofi gabagaragiye, ariko yaravuze ngo ari wamutwariye umugore. Se namutwara umugore gute? Ariko se umugore ngawe umugore mutwara gute? Ko numvise ngo yasanze muryamanye. Arakubeshera. Ubwo rero ndagona nzi ko yibetse icyo cyuma. Ubwo kuko n'Imana yamfashije. Nagiye kubona mbona abakinjo mbyano hano kujisho. Hari igisebe? Wagiye kwa muganga barakudoda? Ya. Ikisi kikomereke. Ntabwo yigeze uryama n'umugore we? Twicaranye gucyo gusa yarandubuye. Yusa ngo yaramvugishije. Imana hagurutse nge ngahita mushota. Yahise nagubita nagwa hasi. Yaragutunguye? Ntabwo wabashije kwa muganga aho bakugene, ntabwo wakoze investigation ngo bakubaze ko byagenze? Nta kintu wababwiye? Uko byabaye je nifashishije ababuraka bari ku muhanda uruhande rwanje. Nibo negereye ndababwiye bahita bakora polisi. Polisi ako kaze gahita kirukanka baragashakisha bakabona, ariko nje namaze kuba bose ndi kuvirira n'amaso gose amaraso. Ndari kureba meze y'igihugira. Abantu bajya bavuga ngo abanyamerika n'abazungu nibo bajya barwana. Uwo muntu ni w'iwacu. W'iwacu muvuga rumwe ni wagukubise icyuma. Reka dukomeze. Hanyuma mwarongeye muri iyunga cyangwa ntabwo murahura kuva icyo gihe? Sindiyunga nawe kugeza iherezo. Kugeza iherezo mpaka umwaka nigushira maze gukira. Maze gukira ikintu gikomere. Nibwo nzavugana nawe nanjye nzaba bitimbugitina nanjye inyuma. Oya, wivuga gutya ahubwo banza utuze mu mutima kandi uzamubarira. Umutima gwanjye gucababaye. Zugira umuntu agutera icyuma kandi ngo urusambanya umugore kandi twicanye n'inzoga n'injari yiguze njewe uva kugura ku kiti pombe tateo ku yuti. Onepigere chuma nyema napigisha ga football. Ihangane Habya. Hanyuma bajya bavuga ngo niba umuntu agusanze ku mugore we babishaka ngo ushaka uwawe. Nesiro mugore ko ndayitereye aho ura mugore naramufashe. Ni umugore w'abantu bose se? Buri muntu wese arasambanyiriza. Nawe wari wigiriye? Kako uyo bibi. None se Habya wamenye gute ko abantu bose bajya bamujyaho? Duhera ku mwana na nyina. Mwana na nyina bose barasambanya mwana na nyina. Warabonye? Bose bahera ruhande. Mwana we.
urizaka kota kwa bici. Bwira abantu rero uburyo umerewe muri iyi minsi ndabona usa neza ariko usa neza pe. Ndio ubuzima bwanjye ni bubi. Nge ni bubi. Ubutaba bubi si cyo mugene none kwambye nguzanzanira umukenyezi buri kutanga. Kandi ari we nshaka ko dushakisha bakareka kugukubitira ku mugore w'abandi. Ndashaka ko tumushakisha mu mwicare mu bane. No, respecting your language here. Umute ku mugore w'abandi si umugore w'abandi bamuzazeho n'umwana. Urumva nyine ngo bagukubise bamugusanze. Nese n'umwana. Ariko wa mugani kuki utamubaje ngo uyu mugore si umwana kandi ntago umunsanze. Kuki wowe utihagazeho ngo ubivuge? Ubwo ndi muri n'indi kibazo kiremereye cyane. Birumvikana wari urimo uravirirana. Ndimo mbirirana ntago nembita ku kanya kuba nabaririza. Ko niba ari umwana niba bamufashe batamufashe. Mukuru wa myaka 50 kuba ngo hanyuma ikirego uzagikomeza cyangwa uzabirekera hariya? Jewe kugeza iherezo. Uzajya kurega kuri kote? Kugeza iherezo. Ku rukiko? Kugeza iherezo. Ntabo bari bakwa nangira. Ubwo dushaka toya gusa izisho ryari rimenetse. Bari barikuyemo kweye. Urukumva umuntu kuvuga ngo tukakumvikana. No. Tukakumvikana. Ndagira ikindi tubwira mbere yuko dusoma. Agenda ko mfite kandi ndi wumvishe jewe nawe kuganza mu babarire biraremereye cyane. Cyangwa nzabahuze mu busabane imbabazi. Oya. Tukazahure tukazanavugana uko. Yo. Abo nese kurakara bigeze aho ngaho gusa umuntu yarakubabaje byo. Umuntu yarakubabaje. Ngagira ikindi tubwira hanyuma dusoze tuve hano tugende. Iki kibazo cyagira kizi. Cy'umugore. Abakunzi bana Training TV rero murabona ko Habyara asigaye asa neza. Ikibura nuko atarabona amafaranga. Ikibura nuko atarabona ikarita ngo ajye mu kazi. Habyara arashaka umugore pe. Habyara arashaka umugore kandi burya iyo abantu mwabanye ntago mujya muri ibyo murya. Habyara urabona ko ari umupapa mwiza. Mwiza rwose, isura nziza, afite uburebure bwiza, afite uburebure bwose bw'abagabo baba bakeneye. Uramutse ushaka umugabo Habyara ari ready. Habyara urashaka umugore umeze ute? Uteye umeze ute? Cyakumeze ngaho. Bivuga rero ubwira abantu ngo ndashaka umeze utya kuko abantu ntago banzi, ntago ndi kuri kamera ngo bambone. Umeze ngaho none. Nje ntago banzi nyine vuga uburyo mwifuza. Umeze ngaho sinamubyigo niki. Ufite umutima, ufite w'inzobe wirabura. Chanza kubwira ko karumwe. Urashaka umugore uzaza mukibaruka se cyangwa nta kugishaka abana? Umukazi w'umutima ngo tagira ubwoba. Umukazi w'umutima. Ese Habyara ujya gusenga? Urasenga? Cyangwa nzakugira umusiramu? Ya. No mureba. Turiri imbere nta kibazo. Tagira ubwoba. Mureba. Umukazi w'umutima tagira ubwoba. Mureba. Tukumuzura. Umugore w'umunyamutima ntabwo wamubona. Bega mu Kiganda bavuga ngo tukumuzora. Kumuzora mbese wamubona gute umugore w'umutima kugira ngo ahujije nawe. Nubwo ngo tukumuzora. Ugamba ngo umukazi w'umutima ngo tukumuzora. Si wamubona gute uwo mugore w'umunyamutima kundi uko wamubona. Se Habyara buriya umugore mwiza ku mugabo aba ameze ate? Umugore ingeso nziza, n'indemo nziza, n'imigendere.
umugore wakubashye aba ameze ati aba yakoze iki agukora iki ku buryo wishima wamuha ibyawe byose ibyo ushaka nuko abigukorera ni ibiki bitubwiye ushaka mu ibanga se ivuga nta kibazo oya ikibitera hagaca umukenera hagaca umukenera yifuza nanga nawe akaba kwifuza ubwo ukihuza umutima ku wundi nibwo bushuti bw'umugore n'umugabo gukunda n'ikindi kigomba kunabahuza usibye iyo gahunda biba impuzabitsina impuzabitsina y'umugore n'umugabo iyo bihuza bakavuga ati madamu ndowangira akagongwe gakeya ndetse agake ubwo noneho nawe akaba yakora iki akaba yakagufashaho ubwo yakagufashijeho noneho ubwo urukundo ruba rukoze iki ruba rugwiriye mbese habayeho iyo mibonano mpuzabitsina nibwo abantu bakundana ijana ku ijana abashakanye cyangwa abakundana gusa abashakanye ijana ku ijana kiriya gikorwa nicyo cya mbere ya no dusobanurireho gatoya impamvu akwimye ni ukuvuga ati fata umuhanda usubire iwanyu wamwirukana none hari ikindi kibahuzaga se mbese burya abantu bahuzwa n'icyo kintu ngira ngo bahuzwa n'urukundo mbese ubu uri umubyara wanjye wamugani uri umubyara wanjye n'ababyara barabyarana mbese ubwo uranyima numara kunyima uravuga ngo uri umugore waje gute kandi wanyine kandi nicyo nakukuriye iwanjye habya abantu ntabwo babyumva kimwe ukura umugore iwabo kugira ngo ajye aza muryamane gusa oya niyo gahunda n'ako gaco karimo mbese niba unyimye niba bavuga ngo none nakuzaniye iki mbese turi abantu bo bibyara ngira ngo uzane umuntu ngo amufashe mu buzima ubuzima ariko n'ako gahunda kakabamo ariko uravugisha ukuri nta gahunda karimo yego wari n'umugabo ukamwima nyine kuko uri umuntu mukuru mba ngira ngo numvireho n'abandi bose bumvireho mbese kuri umuntu w'umugore none umuntu w'umugabo usigo none yakuzanye umarira iki njye nabaga nzi ko ari urukundo ndaje tujye dukundana umfashe mu buzima nanjye ndera abana icya mbere ni icyo ngicyo kugira ngo mwihuze ako kagenda reka ngo baze none mudazanye umugore amuzana aje kumara iki iyo uzanye umugore umuzanye ngo mubyare mukomezanye ubuzima none iyo muryamye hamwe we umukorera iki agushaka iki tubwira ahubwo nicyo nshaka kumenya icyo agushaka se iyo gahunda se gahunda niyo ngiyo kandi nayo inabahuzaga nta wundi mwanya ngo nabahuzaga usibye iyo nzira isaha yumvishe umukeneye ariko si ukuvuga ngo ni buri munsi si ni umurima ubuze neza yego gira ikindi wongeraho hanyuma dusoze tugende ako kaba ari nk'akantu kakwishima mbese muri muvu iyo muri muvu nawe ntubwira nyuma nyine ukaba wamusaba koko kandi yego ikintu cyiza cyane buriya nk'umugore yagushimishije wumva wamuha ibyawe byose
ukuri kose. Abantu ariko ntibabibone gutyo ngo bagire ngo wenda Habyara akunda abagore. Habyara akunda wenda umuntu umwe cyangwa ukunda abatandukanye Habya. Sindakunda umugore ndamufite. Numubona. Ako ndamubona uko ababwira ikigongwe. Tubwire Habya dusoze. None se njye nakubwira iki ko turi wamuzanira. Ubu nta n'umuntu uri kubaza izina? Nta muntu ubaza izina? Twizere ko ikindi gihe batazongera kuwukubitira ku mugore w'abandi. Ndagusabira Imana kubona umugore wawe. Mbese wamuzaniye? Ariko Habya nawe ubwo warwanira umugore nk'uyu muntu wagukubise? Uramutse umufite ukamusanga w'umugabo? Oya, yarandunguye. Iyo usa ngo yandunguye, kabunguru ndagangubita. Kabunguru nese kunipiga. Ndavuze nti wowe nubona umugore Imana nigufasha ukabona umugore ukamusanga ku mugabo bari kuganira gusa uzajye kurwana? Ariko wareka kundendeka. Kwereka wabye kuzamuzanira kwereka kubye. Turimo turamushaka kuri kamera za Nana Training TV. Hari umugore uzaza akavuga ati ngiye nemeye kubana na Habyara. Ese ko kumbesha kwereka ushaka kumbesha kwereka. Ntabwo nkubeshya ariko nshobora kuguhuza n'umuntu n'umukundi. Niyo mpamvu nakubajije ngo mbese urashaka umugore umeze ute? Niba arakutse amenyo, niba ari mukecuru, umugore n'umugore. Sibyo? Umugore n'umugore. Yaba wakutse amenyo, yaba ari umukecuru, umugore uwo ari we wese. Apfa kuba andekera gusa. Aha. Ibyo gusa. Ibindi nubwo nabimusabaho, abifite atabifite. Abakunzi ba Nana Training TV rero murabona ko Habyara arimo arashaka umugore waba warakutse amenyo, waba uri umukecuru, kuva ku myaka ingahe Habya kugira ngo abantu bamenye, abantu baba ari serious. Kuko mbite 50. Urashaka kuba mungana? Tungana. Habyara yarashaka umugore kuva ku myaka 50 ariko ku myaka 50 abakuze. Gusoza abakigutekerara. Umugore? Nagasigatira mu gatoya. Habyara rero arashaka umukunzi, arashaka umugore wo kubana nawe atari girlfriend, arashaka wife. Mukazajya gusezerana. Tuzajya mu Gisilamu. Mu Basilamu? Ujya ku Musilamu? Cyiza. Bya bintu ni byiza di. Abakunzi ba Nana Training TV rero abakunzi uzaza kunjikira kwa gatanu. Urashaka kuba Umusilamu? Uravugisha ukuri? Sijya kuba umukafiri. Ntabwo ushaka kuba umukafiri. Urashaka umugore w'Umusilamu cyangwa n'umukristo azaza zinjira idini. Abakunzi ba Nana Training TV rero Habyara aje gushaka umukunzi, umugore wo gushyira mu mago nubwo ubuzima butari meze neza none ariko buri hafi kumera neza. Urabona ko ari umugabo mwiza. Yavuze ngo arashaka umuntu bangana imyaka 50. Komereza ariko ndeke kukuvugira hanyuma dusoze. Ngor tuguma kwa twangana imyaka. Hanyuma akoja kuja mu Gisilamu. Urashaka umugore w'Umusilamu kazi. Munganya imyaka. Uzaza akajya gutekera ubuzima bukamera neza. Hanyuma rero Habyara murabona ko yaje hano kuri kamera kugira ngo abone umukunzi. Umusilamu kazi ni akarusho. Hanyuma ibindi muzagira murabona ko asigaye asa neza kuva hasi kugera hejuru. Habyara rwose nasanze asa neza. Habyara n'akazi agiye kukabona. Hanyuma rero mukomeze mukore subscribe kuri Nana Training TV mugire ibihe byiza. Habyara asezera abantu tusezere tugende. Ndabasezeye bite nuko iyo gahunda ndayitegereje. Nana ni ugomba kuzamara icyo kibazo kuko niyo mbishinze. Gahunda yanjye yose ni ugomba kuba yayimara. Abakunzi ba Nana Training TV rero mukomeze mukore subscribe kuri Nana Training TV kandi nihagira ukunda Habyara hano yaje kuri kamera umupapa mwiza
umpamagare kuri nimero ziri kuri Nana Training TV, hanyuma mbahuze, hanyuma ugire umugabo habyara nawe agira umugore kandi muzakundane akaramata. Mukomeze mukore subscribe, mugire ibihe byiza. Bye bye.